nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutangaje ko tariki ya 16 Gicurasi rwataye muri yombi Urizagwira Floriye uzwi nka Yampano, umuhanzi nyarwanda. Ibyaha akurikiranweho byavuye kuri 3 byageze kuri 7. Ni ibyaha byavuye mu iperereza ry'ibanze nk'uko RIB yabitangaje, birimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kugeza ubu Yampano afungiye kuri RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko nyuma y'uko bakiriye ikirego ku itariki ya 11 Gicurasi iperereza ryahise ritangira. Ku ikubitiro iperereza ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye yagiye ngakubita uwo yita umugore we, ariko abana batarasezeranye ni Vava Diane, ndetse ngo akamena n'amatelefone ye, ndetse ngo yamara gukora ibyo byose agahita amufungirana mu nzu kugira ngo atagiraho ajya kumurega. Ni iperereza ryagaragaje kandi ko Yampano yakubise Vava akamuruma izuru ndetse akagerekaho n'amagambo mabi cyane cyane agaragaza ivangura. Iperereza ryagaragaje ko iyo Yampano yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi mu bihe bitandukanye, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica, ndetse ngo aza no kubigerageza ubwo yamugongeshaga imodoka ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Nyuma yo kugonga Vava abonye ko agiye kumuriga ngo yahise atoroka akomeza gushakishwa, ariko amaze kubona ko nta maherezo azafatwa yahisemo kwitaba kuri RIB. Ibi bije nyuma y'uko mu bihe byashize hashyizwe hanze amashusho ya Yampano n'uyu mukobwa yita umugore we bari gutera akabarira, babikoze bakabihanirwa. Uyu muhanzi yaje kugaragara mu yandi ndetse aza no guterana amagambo n'uyu mugore we bashinjanye ibintu binyuranye. Ibi byatumye bahamagazwa na RIB bagirwa inama. Dr Murangira yavuze ko babagiriye inama, aho yavuze ati twaje kubatumiza bombi turabaganiriza tubagira inama. Twatekerezaga ko nk'abantu baciye mu nduru z'amashusho yabo yagiye hanze bari bakwiye gufatanya bagahangana n'ibyo bacagamo, ariko izo nama nizamaze 2 none dore ikivuyemo. Dr Murangira yavuze ko inama bagira ibyamamare ari ukwibutsa ko kubaka izina bigoye ariko kurisenya biba mu kanya gato. Ababwira kandi ko kuba icyamamare bidatanga ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa imbere y'amategeko. Yakomeje kandi anagira inama abantu baba bahohotewe kutihutira kujya ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo bakwiye kujya batanga ibirego ubundi bakareka hagakorwa iperereza ryimbitse. Niba utarakora subscribe kuri Rwanda Live, reka uyikore uyu munsi dukomeze n'amakuru yacu agiye atandukanye. Ibi kandi bihura no kuba hari igihe byasabaga iminsi cyangwa ibyumweru kugira ngo hamenyekane ko umuntu runaka yigeze guhamagazwa n'inzego z'umutekano se cyangwa yatawe muri yombi. Ibi byakorwaga mu ibanga rikomeye, amakuru akamenyekana ari uko dosiye yamaze kugera mu nkiko cyangwa se umuntu yamaze gufungwa. Ariko muri iki gihe cy'ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga byinje mu mibereho ya buri munsi, bamwe mu bantu bazwi cyane mu myidagaduro ndetse no ku mbuga nkoranyambaga basigaye babanza kwifata amashusho mbere yo kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nka RIB, bagasiga batanze ubutumwa bisobanuye cyangwa se basaba imbabazi. Ni ibintu bisa n'ibiri kugenda bifata indi ntera, aho mu minsi ishize umuraperi Skytu yagaragaye mu kiganiro ku muyoboro wa YouTube abanza kwisobanura uburyo yari yahamagajwe na RIB. Muri icyo kiganiro yanasabye imbabazi umugore we wari wamushinjije ihohoterwa ririmo no kumuruma ugutwi. Skytu yaravuze ati ndasaba imbabazi abanyarwanda muri rusange, ndasaba imbabazi umugore wanjye kubw'amakosa namukoreye, ariko nanjye ntabwo yanturutseho n'imbaraga z'ubusinzi. Ndumva nta kindi nabirenzaho. Umugore wanjye tumaranye imyaka 10, ibintu byabaye ririya joro navuga ko ari shitani wabiteye. Ntabwo najya guharabika umugore wanjye ngewe kabisa, ntabwo namuharabika. Urumva umudamu wanjye yikundira igifuri, ubwira madamu wanjye ndagukunda, agushinja ngo uri indaya, ntabwo uri indaya, wikundira inzoga. Ubwo nanjye nta kindi kintu nakoze, narwanye no kumwaka telefone, sinzi ukuntu nakoze rero, ndarahiye imbere y'Imana ishobora byose. Ikosa ndanaryemera, ndanarisabira imbabazi.
amadobo njyewe naramusunitse kurumva njyewe ndi umusiporutifu nahise musunika abakubise umutwe w'ibiswa amadobo yambaraga amaherena menshi umusa sinkubishye nagiye kubona mbona icya kirahuri kiba kibazi iki kwa gutwi amaherena baratakaye. ntabwo ari Skyto gusa kuko umuhanzi Yampano nawe hagiye hanze amashusho y'iminota igera ku 10 agaruka ku mubano we n'umukunzi we Vava, aho yavuze byinshi biri mu buryo babanye nabi, inda Vava yakuyemo ndetse n'amakimbirane yageze mu miryango. Yavuze ko yari amaze iminsi Bukavu ariko yafashe icyemezo cyo kugaruka akitaba RIB. Yampano yaravuze ati ntabwo yambereye umugore mwiza kuko akigera mu buzima bwanjye bwahise buba nk'akayunguruzo katobaguritse. Mu mwaka umwe twari tumaranye yakuyemo inda 3. Twagize gutya duhura n'ikibazo bijya hanze yacu turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikigango cyo kumbwira ko nitwara kose maze kwiyereka nuko icyo cyose nzagufungisha. Ubwo nanjye ikintu nakoze nahise mfata inzu ndayifunga ndagenda njya kwirebero. Ngiye kwirebero, ngeze kwirebero umuturanyi barampamagaye ariko se kuri kwimuka, ati ngewe se ndi kwimuka, turi kwimuka. Ndababwira ati ngiye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako ibiki bitanda ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya kibazo kurwana, kandi n'ikirwana amategeko arabizamo sange n'igihe uri kubibyoza. Ikintu nakoze nahise ngendera, nahise ngenda iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe narindi yigiriya Bukavu. Ubwo umuyobozi kuri RIB wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka iki? Hari ibintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga ko sindi hano kumurega cyangwa kumushinza, ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye pe sumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda ngasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi kumbi ariko zinishinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati Yampano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo niba mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu birengaho ndakomeza ndamukunda. Amvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situasiyo z'ibibazo by'amavuta, kamureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse yari afite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranje cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Ni ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Mu bindi byavugishije abantu benshi harimo n'uwitwa Pazo. Uyu nawe azwi ku mbuga nkoranyambaga. Mbere yo kwitaba RIB yafashe amashusho abwira abamukurikira ko yahamagajwe ndetse ko yiteguye kwitaba. Byabaye nyuma yuko ashinjwa gusakaza amashusho y'urukozasoni ya Yampano n'umugore we Vava. Nyuma yaje gufatwa arafungwa, ariko aza kugirwa umwere n'urukiko arafungurwa. Ibi byose bigaragaza uburyo ibintu byahindutse. Abakoresha imbuga nkoranyambaga basigaye bihutira kujya gukoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza cyangwa se bisobanura ku byaha baba bakoze mbere yo kujya kwitaba inzego z'umutekano. Kera byagirwaga ibanga, ariko ubu ngubu byahindutse content.